Nongeye mbaha ikaze mwebwe mukuri ibiganiro ku muyoboro wacu. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Maripaz. Mu iterambere ry'ubwenge bukorano hahura ibitangaza buri gihe. Si ibitangaza by'iki gihe gusa, ahubwo ni ibitangaza bitangaza by'iki gihe kugeza n'igihe kizaza. Mu myaka myinshi yashize, abahanga mu bushushanyi, gukora amafilime, gufata amavideo ndetse n'ibindi bari abantu badasumbwa. Abenshi batekerezaga ko bafite ubuhanga budasanzwe ndetse n'ubwonko budasanzwe. Abahanga mu gushushanya by'umwihariko nka ba Michel-Ange bakoze amafoto y'ibidasumbwa ngo ndetse benshi bavuga ko arimo amakode. Ayo mashusho yagiye ayererekanwa mu bihe byashize ndetse afite agaciro ntagereranwa. By'umwihariko nk'urugero ni yitwa Mona Lisa. Iyi ni yakozwe na Leonardo da Vinci. Ubu ngubu mu ikoranabuhanga amafoto nk'ayo ngayo ndetse n'ameza kurusha mu buryo bumwe cyangwa ubundi arakorwa n'amarobo. Uyu mwanya reka turebere hamwe robo idasanzwe ikora nk'umuhanzi w'umwartiste mwiza, guhera mu gushushanya, gufata amavideo no kuyatunganya, kuririmba ndetse no gutoza kuririmba no gucuranga byose. Yitwa Aida. Iyi Aida niyo tugiye kurebera hamwe. Aida ni robo iri humanoid yakozwe n'Ubwongereza. Ikora portrait, amasketch, amapainting kandi ishobora kuganira n'abantu. Ikora nka human artist, ishobora kwerekana emotion mu bishushanyo ndetse n'ibindi. Ibikoresho nka kamera ndetse no gukoresha ibindi bintu, ama robots, ama AI n'ama-algoritme yabyo, iyi irabizi cyane. Ubushobozi bwa Aida ntago bugarukira aha ngaha. Irimo nko gushushanya amashusho meza, kuko ishobora gushushanya umuntu, igashushanya expression y'umuntu ndetse n'amarangamutima bitewe n'uko yibwiye cyangwa se yo ibishaka. Ishobora kwiga uburyo abahanzi bakora ibishushanyo ndetse ikigisha amasomo ajyanye nabyo nk'umwarimu wabyo. By'umwihariko nko mu masomo ajyanye n'ama Van Gogh, ama Picasso ndetse n'ibindi byose byo muri artiste. Nanone si ibyo gusa, kuko ishobora kwandika ama lyrics, gukora umuziki ndetse no kwigisha amasomo ajyanye n'ibyo byose mu ishuri. Aida ishobora kuvuga no gusubiza ibibazo, interaction visitors, kandi ikabikora neza. Uko bigaragara mu nyandiko yitwa Creative AI yanditswe n'uwitwa Ahmed Eligman mu mwaka wa 2020, robo nka Aida zerekana ko AI ishobora gufata inspiration y'ubuhanzi bw'abantu ikayihindura mu buryo bushya tutigeze tubona. Kubera ko Aida ifite mu maso nk'aho umuntu, ikora byose nk'umuntu, iri gukora ibintu biragoye cyane guhita uvuga ko iyo ngiyo ari robo. Ifite ubushobozi bwo gushushanya neza ndetse no kurenza abantu benshi, kandi yo akenshi ifite icyitwa touch, bwa buryo runaka ushobora kuvuga ngo uyu muntu ashushanya atya, gishobora kubikora mu buryo bwinshi busa n'imiterere y'uko abandi bantu bagiye bafata ibintu kandi ikabisobanura neza. Igira emotion expression arts, ayisobanura igishushanyo neza kandi ikashyiramo amarangamutima yuzuye. Ikindi igira interaction conversation, ni nk'imiganirire ariko y'imihurize mu bishushanyo ndetse n'ibyo iri gukora. Aida iri gukora ikintu kidasanzwe cyane, aho igaragaza ko ubuhanzi bwinjiwemo n'ibindi bintu bidasanzwe, kandi ko ishobora kuba yakora ubuhanzi n'ikoranabuhanga rigiye gutangira gukora ibyo abantu bakoraga kandi twumvaga ko bikomeye cyane. Ibyo bitwereka ko ahazaza abahanzi atazaba ari abantu gusa, ahubwo amarobo nayo agiye gufata umwanya ukomeye cyane, kuko robo zishobora gukora ubungubu fashion, imideli, zishobora gukora music, imiziki, ndetse zishobora no gukora ibindi bintu bitandukanye mu buryo bwiza kandi buruseho. Si ibyo gusa, kuko Aida yagaragaje ko amarangamutima ya muntu ashobora kwiganwa kandi agakoreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'amarobo. Aida ni igitangaza kuko yakoze ibintu byinshi abantu batatekerezaga ko yakora. Kimwe mu bintu bizwi, Aida yashushanyaga amashusho atazwi runaka wenda uyizaniye kandi ikayakora neza. Ni igitangaza mu marobo akora ibikorwa, kuko Aida ifite umwihariko none wo gukora ibintu biri creative utigeze utekereza na mbere. Ubuzima buri imbere buteye amatsiko, uko bizaba kose tuzabufatanya, niko umuhanzi yavuze. Ubwo twinjira mu isi y'ikoranabuhanga ryihuta cyane kandi ririmo ibisa n'ibitangaza, birasobanutse cyane ko natwe tugomba kumenya byinshi kuri ryo kugira ngo tumenye imimerere y'aho tugeze. Kubimenya bisobanura imimerere y'ibyo turimo. Niba ikoranabuhanga rimeze nk'imodoka idutwaye,
kumenya aho igiye, uko iri bukore ndetse n'imikorere yayo, wenda se n'uyitwaye, bigufasha kumenya neza imyitwarire ushobora kugira icyo gihe nugera aho hantu. Hari igihe ikoranabuhanga rizadusiga kandi koko birasa nk'aho rifite umuvuduko, ariko uko biri kose turi kumwe naryo. Ndishimwe Josue Maripasi, nagusaba gukora subscribe kuri uyu murongo kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho. Gira Imana n'amafaranga, ugire impagarike n'ubugingo. Hari igihe umunsi wawe ugenda nabi, rwanya iyi minsi mibi. Manda, nisume nje koga nakerewe. Nge se ndihanaguza iki? Ihanaguza irido. Nigutumye inyama zapfuye. Inyama zibika mu ndobo. Kandi ibi byose biterwa no kutagira freezer. Kanye basubiza. Kazi bari bahatanye. Nuko umunsi wanje wagenze. Wari kugenda neza yimenya sayona. Ku musatsi iyi ngiyi yumutsa neza. Irasi kukayo iteka umuceri neza ntushirire. Akakugasize amatasi wawe wazayamara. Linda madamu wawe kuvunika inzara. Iyi washing machine imesa neza kandi ntiby'umuriro. Ubona amafaranga ashinga busheri ukabura kongerateri nziza nkizi. Nawe tunga ibikoresho bigezweho bya electronique nka frigo, radio z'ubwoko butandukanye, amakukazi agezweho atandukanye yagufasha guteka ku muriro, kandi ku bikoresho bya electronique bigezweho bitwara umuriro muke. Mwibutse ko ibi byose ari ku biciro byiza kandi vuba. Gura cyangwa urangure ibyo bikoresho bitandukanye mu iduka rya Sayona rikwegereye hirya no hino mu gihugu. Wave Sayona Rwanda, your dreams made real. Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 072 690 466 2 na 079 45 11 660. Injira mu isi nshya ya elegitoronike, aho iminsi noneho yuzuye ibitwenge.